kandi umugabo umugore ari urugingo rw'umugabo, ariko ugasanga ubu imanza ziriho nyinshi n'iz'abashakanye. Siko bimeze? Ntimubizi? Abashakanye za gatanya, ni ukuvuga ubu noneho hariho gatanya. Ese ubwo watanya urugingo n'urundi? Wafata akaboko kagakuraho ngo wakaboko wenda kuyambuye? Kandi umugore Imana yamukuye he? Mu rubavu. Burango urubavu yavuyemo umugabo afite ibavu zitangana, kuko rumwe rwavuyemo iki? Havuyemo umugore. Ariko Satani agira gutya rwa rubavu rukagumuka neza rukajya, ukumva rwa rubavu rwagize gute? Rwishe nyirarwo. Cyangwa umuntu akagira gute? Akica urubavu. Murabyumva? Murumva abatikoze mu nda se? Kandi muragira ngo ni ibintu byoroshye kubivuga, kandi nabo ntabwo ari bo. Murabyumva? Wa wundi waciwe mu ijuru araza, ntashaka yuko rwa rugo kuko rubaye rwiza. Urugo rwiza rushushanya iki bana babarangije? Rushushanya ijuru rito. Ni ukuvuga ufite urugo rwiza uba wibereye mu ijuru ritoya. Rya rindi rinini ukazarigeramo niba uzaba witabye Imana, niba izaba yaguhamagaye, ni kimwe muri ibyo ngibyo. Kwitaba Imana cyangwa kuguhamagara, kuko ntabwo wapfa kwijyanayo. Ndabeshya? Ntabwo wamenya inzira. Rero muri ibyo bintu byose, abantu bose ibyo bakora byose bakorera iki? Bakorera ijuru. Na wundi ujya kwiba yavuyeyo arabati Imana umbabarire. Yego, ati umbabarire ejo ntabwo nzogera. Ariko yase ikibi kagira gute? Ikamubwira ati nyamara usubiyeyo wazanya naya none wazana menshi arenzeho. Yareba nabe akasiga gatwe. Ndashaka rero kugira ngo twigerere ku kiduteranyirije hano, ku byo Imana itubwira, idutoza urukundo, idutoza gushyira hamwe, idutoza ibintu byinshi. Ndetse ngo sinzi wigize kubaza Yesu, ngo aramubaza ngo itegeko riruta yandi ni irihe? Yamushubije ngo iki? Ubu rero uko mwigishijwe muri kubyica, we ntabwo musubiza gutyo. Umuntu ashyira urutoki hejuru, umwarimu akamuha uburenganzira akavuga wenyine, nawe we muravugira rimwe umuntu ntabyumve. Ngaho umuntu ubizi neza. Yego, uratubwira amazina, haguruka utubwire wemye, kuko ni ibintu bikomeye cyane. Witwa?
ugakunda mugenzi wawe nk'uko ugize gute ese turabikora ba ufite umusheri none ubigeragereza hehe ndakubaza uko ugerageza ubigeragereza hehe ni yewe ukorera imyitozo nibyo ra ibyo yavuze kugerageza biragize turagerageza nagira ushakira wa musaza agatebe kari agatebe kagize yicareho siko kagufasha oya twaragwa agatebe kari akagize wicareho ugume hano mukamuhe ako gatebe kakanuza ko ako kagira bazo oya kano kari nari shyira hafi aho ngaho yishyira umva rero bavandimwe icyo turi kureba uyu munsi n'ikibandi dushakaho ni urukundo kandi baradutoza uko bukeye n'uko bwije murabyumva bivuga ngo rero buriya kugira ngo rwa rukundo rugerweho hari ibintu byinshi biturukaho cyangwa bituma rwa rukundo rugaragara hano mu rurembo ngira ngo ni ururembo rwa Kimironko twahisemo ko ibintu byo gufatanya umuntu yagira ibirori akaduha invitation tukamutwerera ndetse tukamutahira n'ubukwe yagira ibyago tukamutabara murabyumva yego rero nabonye harimo n'abandi bari kuza yaba agiye gushyingira akavuga ati bari abantu ubaye invitation nabonye n'abantu kuri iki gihe basigaye bita ku bikorwa byabo ibyo abandi bakabishyira ku ruhande uzi yuko umuntu atera amatente ukibaza uti ese ndabona bakwe buzuyemo hariya hari umuntu birabaho haro mwigize mwumva abitekereza bivuga ati nigira Imana nkabona abantu buzuyemo ahanga bajemo bakicaramo bakuzura mutekereze namwe ufite ubukwe ugatera amatente abiri iy'abasangwa n'iy'abakwe abantu bakabura bya bintu bakoze bikabura ababirya ibinyobwa bikabura ababinywa bivuga ngo rero icyo kintu umurangi yaragikemuye hano murabyumva bavandimwe yego yaragikemuye kuko umuntu ugize ubukwe turamutwerera kandi tukagira gute tukanamutahira n'ubukwe ngagira ibyago tukagira gute tukamutabara noneho hajeho nabira bintu by'ikimina byo gufata amafaranga kuko amafaranga twasanze ko atajya bikika siko bimeze wowe ukazigama ku buryo bwawe bivuga ngo iyo ugize ikibazo uragaruka bakakuguriza hehe muri ya mafaranga wizigamiye kuko ya mafaranga utashobora kuyabika ngo ushyire mu mufuka kera bajyaga bavuga ngo n'amabyi ya Satani nkabihakana akurebye koko amafaranga se amabyi ya Satani
iyo washyize mu mufuka bakubwira ngo nkuramo. Umufuka washyizemo ukagenda uwurebaho, ariko ya makenyero aracyarimo ra. Ndetse wowe yindi ushyizeho akaboko umujura akaba yakubonye nawe ati hari ahantu wa musaza ari gufata hari ikintu. Wajya gushiduka bagize gute rwa rufumba warukuyemo. Babona bashyira mu ipapuro bakaza bakabitwara. Yasanze ari igipapuro ari n'ijya kikujugunya mu maso. Bivuga ngo rero hari ikintu bavandimwe tudaha agaciro, na wenda ibintu by'ikimina ngira ngo hari abantu bishinzwe babivuzeho, siko bimeze ntabivuzeho, bababwiye ntabwo babwiye ku ikimina, ariko kwigisha no guhozaho mujye bayivuga kuko bifite akamaro. Ubu turamutse tugize tukareba hano tuhari nk'umuryango, siko bimeze. Umuryango uhe wabarangiye ubarwa ibintu nk'ibyo. Murumva rero uzatera imbere kubera ko ufite abanyamuryango, siko bimeze. Ubu se turamutse dufite umuryango ariko ukaba nta banyamuryango barimo, ubwo baba ari umuryango? Rero wa muryango tuzawemezwa nuko uwurimo n'ibyo bikorwa byose wibonamo, siko bimeze. Kandi mwabavandimwe mwe buriya ngo utaranirwa agaramye ngo agira ngo ijuru riri hafi. Utarakingiza cyangwa utarakingiza ngo abure abakwe, abure ibyo azimanira abantu, wavuga ngo ni umukino. Murabyumva? Utaragira ibyago akabona umuntu umutabara, abona ari ibintu byoroshye. Murabyumva? Ntabwo byoroshye rero bavandimwe. Niyo mpamvu dushishikariza kandi tukagira ngo twese tubyibonemo, cyane cyane ko ari amafaranga y'ifatizo makeya. Hariya nangahera umugabane mutoya ni 3,000 mu kwezi. Ubwo se byo 1,000 bingahera 36 ku mwaka. Kandi ariya azi kuziko arangije ashyiramo isubimi, yashyiramo igiti, yashyiramo ingutiya, yashyiramo ipataro, ibyo byose yaracanye kugira ngo gire gute abana babone ko umuriro uri kwaka n'inkono iriho. None se ubona ugiye kuburara ugahamagara kontabure umubitsi ukavuga uti nyohereza 1,000 cyangwa 2, ntabwo cyakurwanaho. Nyamara reka mbabwire, aba turabisuzugura kubera ko tutarahura n'ibibazo, ariko aya ni amahirwe kandi nanone bigatuma bigaragaza wa muryango wacu kugize gute ushyize hamwe. Birababaje kubona nk'igihe tumaze twarakoze ibi bintu dusurana, dutwerera abantu, ukabona umuntu araturamye ariko yaba afite nk'ubukwe, ukabona afashe invitation wenda yikubise ku rubuga. Kandi uwo muntu mu buzima tugiye kumara imyaka hafi 10. Ataratanga n'amafaranga 500, aho ukabona invitation iraje
rwose mfite ubukwe n'ibiki byose, umukobwa wanjye azarongorwa cyangwa umuhungu wanjye azarongora. Mumbabarire, niba ari umuntu uri hano ntanyumve nabi wenda wagize, ariko ibyo bintu se ntibiriho. Ahubwo yamara no gukemurirwa ikibazo akavuga ngo akavuga iki ngo kabindi na buki. Murabyumva rero, icyo kintu turacyubaka ku muryango ariko tuzagira uko twubaka dushaka ko umuryango wacu ukomera, ariko n'ibyo nabyo tuzajya dushyiramo amategeko abiriho. Siko bimeze. Umuntu yaba amaze imyaka n'imyaka tubana mu rurembo, ari umwana w'abarangi, ari umuhereza, akazaboneka ari uko yagize ibibazo cyangwa yagize ibibazo. Erega n'ubukwe nabyo ni ikibazo. Siko bimeze. Ubukwe ni ikibazo, urupfu ni ikibazo, kandi nta muntu ushobora kuvuga ngo azabaho atagira ibibazo. Rero icyo nashakaga kuvuga uyu munsi ni ikintu cyo kugira ngo dushyire hamwe abahereza namwe bana b'abarangi, mu by'ukuri tukagerageza niba umurangi yaraduhurije hamwe akaduhuza, tugerageze. Hari indwara umurangi ajya tubwira ngo tujya avura. Ninde wayiturusha?